turi hano gutangaza leta y'abayahudi muri Palestine ariyo leta ya Isiraheli. Ni ijambo ryavuzwe na David Ben Gurion, minisitiri wa mbere w'intebe wa Isiraheli. Byari tariki ya 14 Gicurasi umwaka w'1948. Ni nyuma yaho umuryango w'abibumbye ufashe ubutaka bw'Abarabu ukabutuzaho Abayahudi. Ni ikintu na n'ubu cyananiye gukemura, kuko Abarabu batiyumvisha ukuntu bakuwe ku butaka bwabo, n'Abayahudi nabo ntibiyumvisha ukuntu bari kubaho batagira aho baba. Birumvikana ko abahavanwe babitse inzika y'igihe kirekire, bavuga bati ubu ni ubutaka bw'abasokuruza bacu, abandi nabo bati ubu ni ubutaka bw'isezerano kuri bo. Nyuma y'igihe gito igihugu cya Isiraheli gishinzwe cyahise cyinjira mu ntambara. Kuva ubwo kugeza ubu ibitero ntibibura kugabwa ku mpande zombi. Tariki 7 Ukwakira mu mwaka w'2023, abarwanyi b'umutwe wa Hamasi bagabye igitero karahabutaka ku gihugu cya Isiraheli, ndetse yaba ubutasi cyangwa ingabo za Isiraheli nta n'umwe wari warabutswe iby'iki gitero. Ibihugu bikomeye nka Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya n'ibindi bishobora kwinjira muri iyi ntambara mu buryo cyangwa se ubundi, ndetse ibi ngibi bituma bamwe bavuga ko ibi bishobora no kuzatera intambara ya gatatu y'isi. Gusa iyi ni indi ngingo twazagarukaho mu cyegeranyo cy'ubutaha. Nshuti, nawe ugeze kuri Iberi Entertainment bwa mbere, kora subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri Iberi Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Perezida Joe Biden avuga ko Isiraheli bitazaba ngombwa ko isaba ubufasha Amerika, kereka igihe Amerika izaba itakiri ku ikarita y'isi, bo bazibwiriza bayifashe. Amakimbirane ya Isiraheli na Palestine ntiyatangiye Palestine yamburwa ubutaka, ahubwo ni inziga imaze imyaka irenga 2000. Ese ni gute Isiraheli ifatwa nk'igihugu cy'ubutaka butagatifu yahindutse isibaniro ry'intambara? Ni gute umutwe wa Hamasi wabashije kugaba igitero simusiga ku gihugu cya Isiraheli? Ni gute aba bene mugabo umwe Aburahamu bananiwe kumvikana kugeza ubu bakaba bakiri mu ntambara zidashira? Muri iki kiganiro tugiye kukugezaho imva n'imvano y'amakimbirane n'intambara zidashira bihora hagati ya Isiraheli na Palestine. Iki kiganiro cyitwa Sobanukirwa, naho njye mwumva mugiye kubana nitwa Iberi. Ikaze mwese muri Sobanukirwa y'uyu munsi. Amakimbirane ari hagati ya Isiraheli na Palestine ni ingingo bigoye kwisobanura, nk'uko bigoranye ko yazakemuka. Amakimbirane ahera mbere y'ivuka rya Yezu Kristo ku bwa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Ishimayeli na Isaka, ariko Ishimayeli yamubyaye ku mugore utari uw'isezerano, Hagara. Uyu Hagara n'umuhungu we Ishimayeli baje kwirukanwa bitewe n'uko Hagara atari we mugore w'isezerano. Kuva icyo gihe abamukomokaho batangiye gucikamo ibice. Abakomotse kuri Ishimayeli nibo baje kuvamo Abarabu tuzi uyu munsi, naho abakomotse kuri Isaka barimo Jacobu. Jacobu nawe abyara imiryango 12 ya Isiraheli, harimo n'uwa Yuda. Abakomotse kuri Yuda nibo twavuga ko ari bo Bayahudi. Abakomoka kuri Isaka nibo bafatwa nk'abarazwe ubutaka bw'isezerano ry'i Kanani, kuko Ishimayeli n'abamukomokaho bari barirukanwe. Abana bakomoka kuri Isaka bakomeje kwagura igihugu n'imijyi yacyo irakomera, ku buryo bayoboye n'ubundi bwoko bwahabaga nk'Abanyafilisitiya n'Abanyakanani. Uko imyaka yagendaga ishira, niko n'ubundi bwami bwagendaga bukura bubegera. Aha twavuga nk'ubwami bw'Abanyasiriya, Abanyababiloni, ubwami bw'Abaromani ndetse n'ubwami bw'Abagereki. Mu mwaka wa 70 muri iki gihe turimo nyuma ya Yezu Kristo, Abaromani basenya ingoro ntagatifu y'Abayahudi ku nshuro ya kabiri.
yari yubatse i Yeruzalemu, ari nako bigarurira ubutaka bwa Isiraheli, maze abayahudi babura ubwigenge bwabo batyo. Hagati y'umwaka w'132 n'135 nyuma ya Yezu, abayahudi ntibigeze bishimira ubutegetsi bw'abaromani, baza kwigaragambya birangira batsinzwe bikomeye cyane. Abaromani babonye nta kundi babigenza, batatanya abayahudi babohereza mu bindi bihugu bari barigaruriye byo mu Burayi na Aziya, byabarizwaga mu bwami bw'abaromani icyo gihe. Gutatanya abayahudi gutyo byatumye bacika intege, gusa aho babaga bari hirya no hino bakomeje kuzirikana ku muco wabo no kuzongera gusubirana igihugu cyabo, kuko bagifataga nk'igihugu cy'isezerano. Gusa abayahudi aho babaga bari bagirirwaga urwango. Mu mwaka w'1800 abayahudi batangiye kugaruka ku butaka bwabo, ariko bakirukanwa. Batangiye kugura ubutaka n'Abarabu bari bahatuye kugira ngo bongere bubake igihugu bundi bushya. Mu kinyejana cy'120 kandi, ubwo ubwami bwa Otomani bwageraga ku musozo bumaze gutsindwa intambara ya mbere y'isi yose, kandi bukaba bwaragenzuraga n'igice kirimo Palestine. Mu kugwa kwabwo, iki gice cyasigaye kigenzurwa n'ubwami bw'Ubwongereza. Hagati y'umwaka w'1920 n'1940, uko abayahudi bakomezaga kugenda bicwa muri jenoside yabakorewe, niko benshi bahungiraga muri Palestine ku bwinshi, bitewe n'uko benshi bahafataga nko ku ivuko cyangwa ku butaka bw'isezerano. Akarengane kakorewe umusirikare w'umuyahudi Kapiteni Diouf kaganisha ku rupfu mu gihugu cy'Ubufaransa, niko kabaye intandaro y'ingengabitekerezo yo gushaka ukuntu abayahudi bagira igihugu cyabo, icyo mu Rwanda bita gusubira i Siyoni. Nyuma y'imyaka irenga 2000, abayahudi bamwe bumvaga ko ibyo ari ukwigiza nkana bitashoboka, abandi bakumva bireba b'idini Judaisme, ariko nanone abandi bakumva igitekerezo cyo gushinga leta kitareba idini. Abavukiye mu bihugu by'i Burayi nk'Ubufaransa, Ubutaliyani, Ububiligi n'Ubwongereza n'ahandi, iby'ishingwa ry'iyo leta ntibyari bibafasheho, kuko bumvaga nyuma y'iyo myaka bidashoboka. Mu ntambara ya mbere y'isi yose mu mwaka w'1917, Asa Barifu yifuje ko hashyirwaho agace gato k'abayahudi muri Palestine, ariko ibyo gushinga leta ya Isiraheli byari bikiri kure cyane. Ibi bikaba byari bikurikiye isenyuka ry'ubwami bwa Otomani cyangwa Turikiya y'uyu munsi, bwari bwarigaruriye uburasirazuba bwo hagati. Mu ntambara ya mbere y'isi hakozwe amasezerano mu ibanga, Ubufaransa n'Ubwongereza bigabana ahantu bizajya bigenzura. Ubwongereza bwifatira Palestine, naho Ubufaransa bufata Siriya na Libani. Amasezerano yo mu mwaka w'1917 ya Barifu yo gushyiraho agace k'abayahudi muri Palestine yatumye mu mwaka w'1940 abayahudi baza gutura muri Palestine kubera urwango rwa Hitler n'abanazi be mu gihugu cy'Ubudage. Kuva ubwo Abarabu n'Abayahudi batangira guhangana. Ubwongereza buhabwa inshingano zo gukemura icyo kibazo mu maguru mashya. Abayahudi bashakaga igice cyabo cyigenga muri Palestine, gusa Abarabu bo muri Palestine ibi ntibabikozwaga. Mu mwaka w'1947 Ubwongereza bwemeye ko iki kibazo kiburenze kure, maze Ubwongereza bugisubiza Umuryango w'Abibumbye, ariko hari nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi. Umuryango w'Abibumbye watangiye kugira umugambi wo kugabanyamo Palestine ibice bibiri, igice kimwe kikagumamo Abanyapalestine naho ikindi gice kikagumamo Abayahudi, naho umujyi wa Yeruzalemu wari gusigara ugenzurwa n'Umuryango w'Abibumbye. Ibi Abayahudi barabyemeye, ariko Abarabu bo mu bihugu bituranye nabo ibi babiteye utwatsi. Manda y'Abongereza ikirangira, Abayahudi bahise batangaza ko bashyizeho ku mugaragaro Isiraheli nk'igihugu cyigenga, maze Palestine ibifashijwemo n'ibindi bihugu n'uduce tw'Abarabu byegereye Palestine
batangiza intambara kuri Isiraheli, maze igihugu kigishingwa ako kanya kinjira mu ntambara. Gusa nubwo Isiraheli yari yaratujwemo abaturage bari barameneshejwe mu bihugu binyuranye by'i Burayi, yahise yemerwa nk'igihugu cyigenga bitagoranye. Gusa Palestine ntirafatwa nk'igihugu cyigenga, ariko iri mu mitwe ya bamwe. Nguko uko usanga Palestine ihanganye na Isiraheli, ni amakimbirane bigoye ko azapfa kurangira. Mu byishimo byinshi by'abaturage mu murwa mukuru Tel Aviv mu mwaka w'1948, David Ben Gurion wabaye minisitiri wa mbere w'intebe wa Isiraheli yatangaje ku mugaragaro ishingwa rya leta ya Isiraheli. Abatarabashije gukurikira uyu muhango imbonankubone bawukurikiye ku maradiyo yabo. David Ben Gurion yagize ati, dushingiye ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye, dushyizeho leta ya Isiraheli ku butaka bwa Palestine. Maze nyuma y'ibinyejana 20 Abayahudi bongera kubona igihugu cyabo. Tariki ya 14 Gicurasi umwaka w'1948, umunsi ufatwa nk'uw'ibyishimo ku Bayahudi bongera kubona igihugu cyabo, ku Banyapalestine ufatwa nk'umunsi w'ikibi cyangwa umwijima kuri bo. Icyo gihe Abanyapalestine benshi bari batuye mu cyari gihindutse Isiraheli barahunze, abandi bahambirizwa ku ngufu n'ingabo z'Abayahudi. Imyaka irenga 76 Abarabu n'Abayahudi bahanganye. Abarabu bati tugomba gusubirana Palestine yacu, ariko ku Bayahudi bahatuye ni Isiraheli yabo. Mu mwaka w'1956 ubushyamirane bwabereye ku muyoboro wa Suez uhuza inyanja ya Mediterane n'inyanja itukura, maze mu mwaka w'1957 bituma habaho intambara yiswe y'iminsi 6. Yatangiye ku ya 5 Kamena igeza ku ya 10 Kamena umwaka w'1957. Impamvu yayo ni uko igihugu cya Misiri cyabujije ubwato bwa Isiraheli kugera mu gace kitwa Trar. Nyuma y'ibi byarakaje Isiraheli cyane, maze irwana n'ibihugu bitandukanye by'Abarabu birimo Misiri, Jordani ndetse na Siriya, tutibagiwe na bigenzi byabyo byagiye bibifasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu gihe cy'iminsi 6 gusa Isiraheli yari yamaze gusenya indege, ubwato n'imbunda nyinshi z'ibihugu barwanaga. Abarabu bamanika amaboko batyo. Byatumye Misiri itakaza agace ka Gaza ndetse na Sinayi, Siriya itakaza ibisisa bya Golan, naho Jordani itakaza agace ka Cisjordani y'umujyi wa kera wa Yerusalemu. Ubuso bwa Isiraheli bwahise bwikuba 3. Bidatinze Isiraheli ihita yiha ububasha bwo kugira Yerusalemu umurwa mukuru. Nta bwumvikane bubayeho hagati ya Isiraheli n'umuryango w'abibumbye. Kuva mu mwaka w'1967 inkambi zahungiyemo Abanyapalestine zari zarabaye imijyi. Abayivukiyemo bakayikuriramo bari baratojwe ko Abayahudi ari abanzi babo, kuko babatwaye ubutaka bakabwigarurira. Ni mu gihe ku rundi ruhande ari igihugu cya Isiraheli ku Bayahudi. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu baracyagaba ibitero kuri Isiraheli, cyane cyane banyuze mu mutwe wa Hamas. Urugomo, urwango n'ibitero biterwa ku gihugu cya Isiraheli bikoze n'Abanyapalestine ndetse n'abandi bo mu bihugu by'Abarabu bituranye nabo, reka tube tubisubikiye ahangaha. Gusa tuzongera tubigarukeho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Nshimiye wowe waruduteze amatwi, nawe wamaze gukora subscribe ndagushimiye. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube wa Iber Entertainment, kora subscribe kugira ngo ibiganiro n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho hano kuri Iber Entertainment bijye bibasha kukugeraho 5 kuri 5. Mugira amahoro y'Imana, Imana ibarinde.